nguhaye ikaze. Uyu munsi ngiye kukugezaho inkuru y'inkwakuzi yitwa Jenna Ortega, umukinnyi wa filime w'umunyamerika wagiye kundwa cyane muri serie y'uruhererekane yitwa Wednesday yasohotse kuri Netflix muri 2022. Je nitwa El Santana. Iyi nkwakuzi y'umukinnyi wa filime amazina yose yitwa Jenna Marie Ortega. Yavutse kuwa 27 Nzeri 2002, avukira mu mujyi wa Palm Desert muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa yavukiye mu muryango w'abana batandatu, ni umukobwa wa kane mu muryango. Papa afite inkomoko muri Mexique, naho mama afite inkomoko muri Puerto Rico. Nubwo uyu mukobwa yakuriye mu muryango bisanzwe, kuva akiri muto yagaragaje ko afite impano yo gukina filime. Mama we niwe wamufashije kuyigaragaza, amufasha kohereza amashusho n'amafoto yafataga akoresheje iki cyuma gifata amashusho, telefone ya mama we. Niyo rero bakoresheje bohereza amashusho ku bigo bishinzwe gufasha impano. Ku myaka 8 gusa, Jenna Ortega yari yaramaze kugeragezwa mu mafilime atandukanye, nibwo urugendo rwe rwa sinema rwatangiye akiri muto cyane. None bakaba ari umwe mu bakobwa bamenyekanye cyane ku isi hose kubera uruganda rwa sinema aherereyemo, ndetse bikaba byaragaragajwe na filime yakunzwe na bose yitwa Wednesday. Iyi serie yitwa Wednesday, Ortega akaba yarikinnyemo yitwa Wednesday Addams. Kugeza ubu iyi serie iri ku mbuga nkoranyambaga n'ama website agiye atandukanye, ariko original copy yayo iri ku rubuga rwa Netflix. Niba utarayireba rero isakasa kugura utumega byibura urebe ko wareba season ya mbere, dore ko na season kabiri yamaze kugera hanze muri iki cyumweru dusoje ku itariki ya 6 z'ukwa 8 2025, ukuvuga kuwa 3 washize. Nayo nzakubwira ibyayo. Twigarukire kuri Ortega. Ortega filime ya mbere yakinnye ikomeye mu kuzamuka ko ni filime y'uruhererekane yitwa Jane the Virgin, aha ni naho yamenyekaniye bwa mbere mu ruhando rwa sinema. Jenna Ortega nyuma yo gukina muri iyi filime y'uruhererekane yitwa Jane the Virgin, yaje gukina mu yindi filime yitwa Stuck in the Middle, aha yari amaze kugaragaza ubushobozi bwe budasanzwe bwo gukina filime, ndetse urwego rwaramaze kuzamuka. Ku myaka 19 Jenna Ortega yakinnye mu zindi filime nyinshi cyane, harimo nk'itwa The Baby Star, Killer Queen. Iyi filime yasohotse ku itariki 10 z'ukwa 9 2020 kuri Netflix Original Films. Iyi filime rero The Baby Star Killer Queen ikaba yari igice cya kabiri cyitwa The Baby Star, yari yarasohotse muri 2017. Jenna Ortega kandi yagaragaye muri filime yitwa Yesterday, filime yasohotse ku itariki ya 12 z'ukwa 3 2021. Iyi nayo yagize mu ruhande rukomeye cyane. Nyuma yuko Ortega agaragaye muri filime nyinshi cyane za mbere ya 2022, muri 2022 serie yitwa Wednesday Ortega yakinnyemo ndetse imitirirwa kuko yakinnyemo yitwa Wednesday Addams. Iyi serie ya Netflix yitwa Wednesday nicyo kintu cya mbere cyabaye agasongera ku bwamamare bwa Jenna Ortega ku isi hose. Ariko nanone ubuhanga bwa Jenna Ortega mu mikino imbere ya kamera, imitekerereze ye yihariye, ndetse n'ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima mu bwitonzi byatumye yegukana ibihembo byinshi, ndetse bimwaturiraho urukundo no gushyigirwa n'abafana ndetse n'abakunzi ba sinema muri rusange. Jenna Ortega atsindiye ibihembo byinshi harimo nka MTV Movie and TV Awards muri 2023. Bikaba ari ibihembo bitangwa buri mwaka hagamijwe guhishimwa abakinnyi ndetse na filime zakunzwe cyane n'abakunzi b'imyidagaduro cyane urubyiruko. Ibi kandi ibihembo byatangiye mu gihembo kimwe 1992 bitangira byitwa MTV Movie Awards. Aha hahembwaga abakinnyi ndetse na filime zirangira gusa, ariko muri 2017 byahinduriwe amazina byitwa MTV Movie and TV Awards. Ubwo hahise hiyongeramo na filime z'amaseri nazo zitangira gufata kuri ibi bihembo. Ibi rero byahise bituma Jenna Ortega aba nominated mu bihembo bya Golden Globe, nubwo ataragitwara na rimwe, ariko aratanga icyizere kuko aba yatoranyijwe mu bajyahatanira. Reka tuvuge gato kuri iyi filime yitwa Wednesday. Wednesday ni filime y'uruhererekane yasohotse ku rubuga rwa Netflix ku itariki ya 23 Ugushyingo 2022. Ikaba yarakozwe n'umuyobozi w'amafilime uzwi cyane yitwa Tim Burton. Iyi filime yigaruriye imitima y'abatari bakeya kubera uburyo bwihariye bw'inkuru yayo, imyambarire, ndetse n'uruhare rukomeye rw'umukinnyi nyamukuru muri iyi filime Jenna Ortega. Akaba yarakinnye yitwa Wednesday Addams. Iyi serie yitwa Wednesday season yayo ya mbere yagizwe n'uduce cyangwa se episode 8, twose twanditswe neza ndetse twadufite ibisobanuro byimbitse kandi bikurura amarangamutima y'abayireba. Iyi serie yarakunzwe cyane ku isi hose ku buryo yabaye imwe mu za mbere zarebwe cyane kuri Netflix. Wednesday ni isomo ku rubyiruko, kuko igaragaza ko kugira umwihariko atari inenge, igaragaza ko kwihagararaho no gukoresha impano yawe bishobora guhindura isi. Iyi filime iranagaragaza ko niba waba uri wenyine ushobora gukora ibikomeye niba wemera uwo uriwe. Reka tuvuge gato ku myitwarire ya Jenna Ortega muri Wednesday. Ese waba warigeze ureba umuntu urimo gukina filime ukibaza niba ibyo urimo kubona ari ukuri cyangwa ari inzozi? Ese waba warigeze kubona umukinnyi wa filime ushobora kukwereka amarangamutima menshi atavuze n'ijambo na rimwe? Niki gishobora gutuma isi yose avuga umuntu umwe kubera ko yakinnye rero rimwe muri filime runaka? Muri Wednesday series, Jenna Ortega yakinnye asa nk'udafite amarangamutima, ntakunda guseka, ntakunda gusakuza, ariko yigaruriye imitima y'abantu benshi barenga miliyoni 100 ku isi hose. Muri iyi serie, Jenna Ortega wakinnye ari Wednesday Addams yakinnye n'umukobwa utandukanye cyane n'abandi,
ntiyigera aseka, ntavuga byinshi, nta nubwo akunda gusabana. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuva ko muri sinema si urusaku rutumugira ijwi. Ijwi ryawe rigenwa n'uburyo uhagarara, uburyo ureba, ndetse n'uko wishimira kuba uwo uriwe. Jenna Ortega yarabyerekanye muri Wednesday kuko niyo role yakinnye yo kutavuga, yo kutishima, yo kudasabana, ndetse niyo kudakora ibintu byinshi byamuhuza n'abantu. Ubuhanga bwa Jenna Ortega bwarushijeho kugaragara cyane muri scene itazigera yibagirana yo kubyina mu gice cya 4 cy'iyi filime, ni ukuvuga muri episode ya 4 muri season ya mbere. Jenna Ortega yabyina indirimbo yitwa Gogo Mark y'itsinda The Cramps. Ibyo kubyina byose niwe wabyishyiriyemo, nta mwanditsi wa filime wabyanditse, ibi byose yarabyibwirije, arabibyina ndetse abibyina ku buryo budasanzwe. Ibi byose byatumye Jenna Ortega amwe mu bakinnyi badasanzwe bakunzwe cyane ku isi yose. Iyi myitwarire ya Jenna Ortega muri Wednesday ni urugero rukomeye rw'ubuhanga n'umurava. Yerekanye ko ubuhanzi atari amagambo menshi cyangwa amarangamutima agaragara cyane, ahubwo bishobora kugaragara no mu gutuza, ukamenya uwo ukina, ndetse no gushyira umutima ku mwuga. Niyo mpamvu yakinnye neza, akina yitwawe, akina Wednesday wa nyawe. Mu buzima busanzwe Jenna Ortega ni umukobwa wiyubaha kandi ukunda gukora ibintu bifite inyungu ku bandi. Akunze kugaragara cyane mu bikorwa by'ubutabazi no gufasha, cyane cyane mu kurengera uburenganzira bw'abana n'abagore, ndetse n'abantu bakomoka mu bihugu bya Afurika ndetse na Amerika y'Epfo. Jenna Ortega nubwo afite izina rikomeye, ntajya yishora mu buzima bw'ibitangazamakuru. Ibintu bijyanye n'imibanire ye bwite ntabwo abishora cyane mu itangazamakuru kuko ashyira imbere cyane umwuga wo gukina filime. Jenna Ortega ni icyitegererezo ku rubyiruko rw'isi yose. Ni urugero rwiza rw'urubyiruko rufite impano, ubwenge n'icyerekezo gifatika. Yatangiye ari umwana ariko aracyakomeza kwandika amateka akomeye mu ruganda rwa sinema. Ortega aracyashimangira ko iyi mpano itojwe neza, igashyigikirwa n'umurava, itanga umusaruro utangaje. Ortega nubwo akiri muto yamaze kwandika izina rye mu mateka ya sinema y'isi. Nubwo afite intambwe nini amaze gutera, aracyari mutoya. Twese dutegereje kureba azagira mu minsi iri imbere. Reka ngushimire ko wakoze kudutega amatwi. JDR Santana. Ciao. Bijyanye n'imibanire ye bwite ntabwo abishora cyane mu itangazamakuru kuko ashyira imbere cyane umwuga wo gukina filime. Jenna Ortega ni icyitegererezo ku rubyiruko rw'isi yose. Ni urugero rwiza rw'urubyiruko rufite impano, ubwenge n'icyerekezo gifatika. Yatangiye ari umwana ariko aracyakomeza kwandika amateka akomeye mu ruganda rwa sinema. Ortega aracyashimangira ko iyi mpano itojwe neza, igashyigikirwa n'umurava, itanga umusaruro utangaje. Ortega nubwo akiri muto yamaze kwandika izina rye mu mateka ya sinema y'isi. Nubwo afite intambwe nini amaze gutera,